aho ninde waguhamagara yewe telefone sindayireba sibyo ngo ninde waguhamagara nko kutitaba ye mfite ibitotsi ngwitaba nditaba umuntu ndakeneye kwitaba umuntu uguhamagara turyamye no kutuza turyama dutinze qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que se passe qu'est-ce que se passe naurazi nose ntawe uzoba gikumburana umuco wo gukumburana mwarawuciye se tubimenye cyangwa no kumba mbishize mu Congereza tuburanye yankwiti binamuwe muze mundamutsa nukuri manza nkabona video yawe yasohotse binamuwe tuzoyisohora binamuwe uyigumane nukuri wabona nawe kuko ndi kubona ibintu byabaye season episode urumva yabisohotse umunsi uzanyerera zona ni Jacques wa danger umunsi uzanyerera manza akakubona kuri iyi mihanda pangira gute uzahita ukomeza njahe ugende njahe kuko nugera aha nzokwishingurira binamuwe wumvise binamuwe nukuri ko Imana tuzotume bashingura ndacari muto nzokwishingurira ndacafite kurya maisha gushingura bazosanga nagushinguye Haki gisaba kiri kuri iyi mihanda mambo itakuwa shwari noneho ukambwira ati wowe ibyifuzo byawe cyamuka mu gitondo ukicura ntiyogeleje vipi yambu cyane bantu banje nizere ko muri mumeze neza cyane kuri kundeba niki iminwa ni yanje nyemerewe kwihindura amabara we ko wasize amavuta nti wansigira hariko abagore shaka rona kanaba ntayemo guys turi kumwe rero na Mutoni nje ndi Manza uyu ni Mutoni twese ni Mutomanza family ama Mutomanza group ngo Mutomanza TV show ari TV show twera twa TV show Mutomanza tu only that hanyuma rero tugiye gukora iki kanshire hano tugiye kugira gute wa ne watangiye wa rangiza rangiza ne watangiye guys rero ndi kumwe na Mutoni ibintu biza bigorana kuko mba ndi kumwe n'umuntu ukomeye kandi atanakomeye rero tugiye ako ndakomeye nyine urakomeye cyane utanakomeye uvuga cyane urakomeye cyane namba urakomeye namba ikiganiro kirangirira kati niwe wagitangije Mutoni arakomeye gukomera gutya vuga cyane Mutoni arakomeye n'icuma oye wigendera ku bwuma ndakomeye nyine kuri wowe kuri nje umugore wawe byariye abana kogereza imyenda unogereza imyenda ukamesera amasahani urumva
Yes guys, rero umunsi tugiye guharasingana. Icyo bita guharasingana. Tugiye guterana imitoma se ngabisobanura. Uyu munsi leo tugiye kuvuga amakosa ikintu wowe wanga kuri njyewe. Icyo nanga kuri uyu mugore ukomeye. Natuma kino kiganiro kitarangira. Worohe. Ugeze umenya kugenda neza imbere y'umuntu ukomeye. Agaca amazi. Sawa muntu ukomeye. Urumva? Ibyo nanga kuri wowe. Amafuti nkorera nanjye ngukorera. So nyuma y'iki kiganiro winywera soda. Nabyo ni ifuti. Nice. Uracunga nabi ndayiba. Nyuma y'ikiganiro wikosora watikosora ukazinga ugasohoka. Ibikunda ndikosora, ibidakunda byo guharabika simzera. Ntabwo tujye guharabikana, turavugisha ukuri. Twatangiye n'utangiye. Nije utangira? Nije utangira? Je nanabyanditse. Njye sinandika. Njyewe ibyo ukora narinda kubyandika. Yego ko man. Chiza phone yawe. Cyambere mwereye soda simbikunda. Sa icyo ni icambere. Nanje reka mvuge. Nanga kandi nanga. Kandi nibwo bwa mbere igiye kuzumva yeme. No kuri kw'Imana. Nanga kino kintu. Ngaki kugenda manga. Iyo tuvuze ngo tugiye ahantu ariho hose. Tugiye gukora ikintu icyo cyose. Mutona azayikurura. Kugira ngo asohoke muri iyi nzu. Mba natonganye, navuze, narushe. Tuza tuja kugenda. Takiri muri modu yaho tugiye. Ico ndacanga. Nanje nisobanure. Nanga pressure yawe. Wanga pressure anje gute? Yewe ndi umubyeyi ufite abana ndabyuka. Nje sindi umubyeyi rero. Ntegura abana. Nje ndi mayibobo. Worabyuka uhita ukubita ipantaro. Wicare hari. Bawo kubita n'ikanzu none nayoroshe. Sinjya nitera na makeup. Abantu bakererega muri ibyo nibo bajya batinda. We ntuzi utinda? Ndabeshe. Nyeya ntinda ndi mu bana. Wowe ubyuka ukora iki? Je se ntabana mbamba. Iyo dufite gahunda ubyuka ukora iki? Suko byuka kwambara. Naho wowe? Genda byuka we ntujya unanywa icyayi. Genda byuka nitegure nywa icyayi. Tamukozi uba ufite. Gaburira abana. Umva azabwira umukozi ngo bagaburire ngo ubuhagire. Mukanya ubagaburire ubuhagire. Dusohoke tugende. Ngo bagaburire ngo ubuhagire. Ijambo akarisubiramo kangahe ngo abone bo bana barimo. Ngaho nawe vuga. Sawa. Icyo nanga kuri wowe. Nanga kujya utaha ijoro. Ndabyanga. None wamara irindi kosa iri kosa rifite A, B, C, D. Uvuga yose umare. Ukagenda nta rufunguzo. Bageti. Ugashaka ngo utegereze. Ukingurire. Kandi nuhamagara. Numve telefone. Yego. Simbe nasinziriye. Hano ndi umuzamu wawe. Reka kuvuga byinshi. Njewe gifite A B C D. Njewe nzangenda ntaze ko ndi butinde. Nashika mpandeba umupira. Sheri uzabaye bakinyi ngira ufane equipe. Fana Manchester United. Ngira bakinyi batanu zimwe. Kugahayo se. Nashika urumva tugakina Manchester tugakubita Arsenal. Yes tugakubita Liverpool. Abakubise n'abatakubise. Itonde gusobanurire ngira abakinyi batanu bo muri Manchester. Nje wasobanuye ndemera. Nabaye nemeye cyangwa. Nakuuliza. Urabazi shaka no kubesha. Vuga. Shaka no kubesha. Ntari abantu barabibona. Uravuga gute? Shaka no kubesha ntari mukino no mose. Ntampamva kubesha ndi umukristo wa. Hafa n'umupira. Nizo kipe zikina ntabazi ngo zabereye hehe. Ahubwo mumumbarize muri comment aba yagiye. Mba naherekeje abafana b'umupira.
ngafana abafana b'umupira noneho iyo umupira urangiye hazabaho ikintu cya comment noneho ugasanga izo comment hano amasaha muri Kenya azayihuta wari uzi ngo ni saa mbiri wari uzi ngo ni saa mbiri ukamubona saa saba zirageze ukavuga ati noneho nasize urufunguzo ugahamagara uwanya kubera umuzamu nje sinavuze ngo umuzamu uje mu buriri ariko telefone ushiremo kuravugira rusange se cyangwa kuravuga ibyanje sawa ndabyemeye nanjye reka mvuge uraryemeye uzahindura Imana niba imfashamo nimwumva namusohoye muzamenye ko ari impamvu we don't do that here ikintu nanga boro nanga kabisa iyo tugiye kuja ahantu cyangwa se ngiye no kugenda nje nyine ukantegeka ibyo nambara naba niyambariye nk'agakabutura ngo shiramo ipantaro ngo ni ku cyumweru ngo shiramo ngo apana t-shirt ngo ambara ishati ndacangawa none se ndacangawa aho ngaho nk'urugero buri muntu aba agomba kumenya buri mwenda n'aho wambarira sibyo niba ari ikabutura ukamenya ngo ikabutura nyambara ngiye aha ninde wavuze ko urumva ninde wavuze ko ngiye aha ninde wavuze ko nkayambara ngiye aha urumva ariko iyo utazi kubitandukanya umuntu mubana yagukosora none se hari itegeko ry'imyambaro ribaho ko umuntu azambara uko ushaka isaziguye muri iyo fanta urayinywa ayiwowe isazi uyibonye iri he isazi bagiye ikora ku bucafu bwose kazi nzongera gusangira nawe kuri amuyija buramukaje winywera witeretse fanta ntaguhawe uyinywa wayiretse se ni yawe ndacanga twaza tuvuga gute harya icyo narimvuze gukosora umuntu ku myenda ntago ari bibi wambaye imyenda nkabona ntiri kuvamo naho ugiye nagukosora kubera ko nkosora nambare icongo nese uzambara ikabutura nk'urugero ikosa ujya ukora mu kwambara ushaka kwambara ikabutura ugahita ukubita ishati hari ikibazo banumva biri sawa wenda ikabutura no kugira ngo mbe nyaruka nakwihuta cyangwa se nagenda numva ndi ipantaro ikantega noneho ishati ikamara imbeho ugasanga wambaye neza ugatukubitaho bodaboda aho yewe relax bayita style negligence noneho iyo ukeneye kwambara iyo nkweto ya bodaboda urambara neza hejuru kubita ishati kubita ikoboyi ugire gute none nimba nkeneye ngo ibirenge bihumeke iyo ukenera kwambara ikabutura jya wambarana n'iyo bodaboda ariko apana ngo utisure hejuru ngo numara kubita bodaboda y'ijana aho y'ijana ikibazo kiri he oya hari itegeko ry'imyenda ribaho next kugukosora si ikibazo mwebwe mudukurikiranye ntuzambara bitewe n'ukuntu wumva waramutse sanga aho nawe vuga agenda sinanditse nangiye gusoma icya kabiri kuri ngewe nanga ni igihe uvuye hanze winjira mu nzu ugakuramo imyenda tukayijugunya hasi ushaka njugunye hejuru oya reka maze nagize kuvuga ndaguteza yombi bebe urumva ukayita hasi kandi mu gihe ngewe naguze akantu ko kujyishira n'imyenda ukuyemo kiriya kintu kiba kiri hariya kigushira imyenda isa nabi wowe wakuramo ugahita usigaho n'ikweto ukamubisiga hasi ibintu simbikunda reka naje mbisobanure bro hari igihe mbyuka saa 12 niki uwumve rero umutonagira udutegeko uko amadineti yaje mubangamira wambaga bekera sawa dukomeze mbahose uvuga ngo ntubaho shakomeza noneho njyewe ndabyutse mu gitondo uri kumva mubise timbarandi ndayifunze gikomando ndambaye ibintu ndagiye niriwe mpagaze
ndaje ndarushe mba numva ahubwo nakubwira ati wakunamye ukamfungura zino nkweto. Noneho rero naza nkuramo umupira. Ntabyo nsaba. Nyine wenda hari igihe nawe mbona wenda uhuze cyangwa nawe urushe ngahita nkuramo ibyo nkuramwo ngaterera. Uri kumva? Kubera ko ndushe ntagenza mbikurira ku buriri gutya nicaye ngaha. Nuko mba ndushe suko ndi umucafu. Turagana ku buriri nibikuremo aho bisiga. Nyine none se simba narabyaye gahera zaza agatwara tuba dufite umukozi. Simbikunda. Sawa. Ningiye kuvuga. Ariko ako kumpoye ubusa. Benjamin karakamera noneho amavi yarangaye. Ica gatatu. Kivuge cyangwa ndeke? Ngiye kutoke. Ico ntarakivuga nanga ko nzanseka ntuseke. Nanga ko nzanseka ntuseke. Iki nkivuge noneho. Bagasike. Reka nkivuge nimbere mu Congereza. I hate when you give me an appointment for morning prep. Mu gitondo kambwira ati mu gitondo mambo itakuwa shwari. Noneho ukambwira ati wowe ibyifuzo byawe birakemuka mu gitondo ukicura ntiyogeleje. Ngomeze noneho ga saa 12 cyangwa saa 11. Twavuze ngo tuvuge. Reka mvuge. Ngasokoza ubwanwa. Ngasokoza ubwanwa. Kiyegeranya. Ntagira gutya kuva wacu mu gikoni. Iracitse. Gari. Yazindutse karoza amasahani. Karitekeshwa ubuntu bw'ubureti utamutumye. Bro. Appointment. Uyu muntu mzutse saa 12 saa 11 umureti kurahumura. Ese n'ubushoje sheri. Tuba twanye gahunda kuvuka turya. Talo. Sorry. Wazumvise ariko Helena regiye kongera kuvamo. Yewe. Reka nkubwize ukuri. Umunsi wanje wose uhindutse umuravumba. So next question. Sobanure. Iryo shaka ry'umureti mu gitondo. Reka nkureke ntaco kwisobanura se kunsobanura inyuma kabe. Cyangwa usobanure. Nisobanure. Bade hari igihe umuntu abarushe sibyo. Urarushe? Waraye uryamye usinziriye ukabyuka urushe. Cya gitondo. Kumva nabwo ntibiri kuvamo ugahita ubyuka. Kumva uracarusha. Kabyuka ugahunga bikagenda. Wabyumvise ariko ko mzanga. So next. Wumvishe ko mzanga? Vuga ngo nanumvishe. Numvishe data. Ngaho vuga data sije. Umbwa. Kababa ni wowe. Ikindi kintu nanga ni nanga nanga ubwo burayi nizo usuka ku mutwe. Uturyamye? Wanga ko nsuka uturyamye? Ndabyanga uhindure. Dread zurazemera? Nakubwiye ngo nanga igisuko ku mutwe wawe. Bro, ujye umenya ko ndi umusana ariko. Iyo usana itereka nje, sitaki hapa kwa nyumba.
nze nsuku turyamye hanze twirugane hanze nishika nutaha hano tuze ku muryango utahe wadukuyeho iryo sigorana mani iryo nigorana agarigorana ntamu y'Imana ndabyanga noneho ngenza nambaye ingofero nayirarana oya cyangwa nubona bikugoye uze usiga umutwe hanze uze wawusize oya reka nze nijana ingofero nyirarane ninsohoka nkubita amafyeri mu bijumba wirirwa ukubita amafiyeri mu mihanda ya Kenya niwinjira mu nzu simbona icyo gisuko ku mutwe sawa umvishe numvishe ikindi komeze mvuge vuga urankomye afite ubweruzi nanga ko iyo nta kazi mfite twicaye mu nzu karambirwa kakubwira ngo ndatembereye cangiye gufana Manchester United bikurakaza kandi ntitwatuvugana bibereye mu gikoni cyabibereye mu cumba ndarebye filime ndazihaze ndakubwiye ngo ndagiye kabona nzushaka ko ngenda kandi nta nico hankoresha ntaco mpankora mu rugo ntitwatuganira izi mpamvu ngewe mbyanga ntayonse mbyanga kubera ko iyo ugiye ntutaha kare hari igihe ntakara ariko buri gihe se nico genza ijoro njye narakubwiye ugiye utaha kare ntacyo bintwaye ariko shida ni uravuze ngo ngiye kureba ikintu runaka cyangwa se ngiye aha sibyo ngo hari umuntu uri kumpamagara agaragendaje ukagenda notabule ngo ari kumpamagara cya Chris ugahita ugenda ya masaha nanga akaba ari bigarukamo niyo mpamvu biba nigiye kugenda mana afite umushiha kubera ko n'ubundi ndibone ko yako ngenda nkagaruka ubushaka ngaruke sangape amasaha yawe kandi nanone ntuncure nk'inkoko nk'umugabo nyine amasaha ni sangape ubundi umugabo agira amasaha yo kwinjira mu wiwe ni ikibazo mu rwego rwo kutabangamira uwo mu bantu uba ugomba kugira amasaha utahira mu rugo rwawe ayahe nyine tuyumve sinyagushiriraho sibyo ariko wirengera kurengera ni ryari ni igihe nyuma warengeje saa 5 saa 6 saa 5 abakiri mu gitondo bro saa 5 noneho habagiye muri Liverpool ako kudafana umupira Liverpool nze mufanira hano mu wawugira DStv sindakubona n'umunsi rimwe uri kureba umupira sawa uzamperekeze urebe ingene nzamfana aragiye akasumwe. Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. Urumva ngaho uvuga ico ndacumvise. Umugore nzo gusangana nawe. Uzamenye ko mukunda. Wa mugore we. Uzamenye ko mukunda. No. Sasu ryo ku mutwe. You serious? Goko. Filime zirongoza. Umugore nzo gufatana nawe. Bumuburi. Wa mugore we. Vuga ngo aho wicaye. Itaba nkubwire. Umugore nagufatana nawe azafite ibibazo. Resozo dufata twatugira gute? Iryo joro bakora iki? Nimba naro umufana w'umupira. Icyo gihe muzasobanura ibikuzimu cyangwa mu ijoro. Ayiwe. Bro, what are you talking about, man? Tuwishire Imana kubabarire. Kuma Satani. Next question. Ngaho uvuga we wanga iki cyangwa ninjye uvuga? Niwe umaze kuvuga cyane ninjye umaze. Umaze kuvuga ninde Mana? Sawa. Ikindi kintu nanga pagera. Vuga ngo bebe. Oya ko ndavuga ibintu nanga. Tagushekera gwari. Nicyagiye umuntu amaze kwikoropera yashizeho agatapi gasa neza tukara n'ibirato bifite ugonda. Ukaza ukama wicara mu ntebe. Warangiza ntibishirira ukamutambuka no muri cyo na gwagondo ukarusiga ahantu hose ukama winjira no mu gikono gatora nk'iferi y'amazi inzozi ukayihindura urugondo utitaye ku muntu yakoropye ibyantu ndazanga. Ugenda uhinduke data sibyo akavuga. Ndakwiyamye n'iryo kagaba ryawe. Ndakwiyamye imbere y'abadukurikirana n'abadufana. Sindi kababa wangwanye kumva
Kababu uwo ari we ni wa mugabo utagira akabuno w'inda nini inda nini n'umutwe boro ndakwiyamye unyite love cyangwa unyite bebe iri herena ntabwo karikuramo nta kibazo ari kureba yabaye herena icyo ndacumvise ariko hari igihe mba ndi kwihuta meni kandi niyambare njyewe urabizi ko nta nkundi inkweto z'imigozi ifunze urumva inkweto z'imigozi ifunze nkaba nzi ko nimba ari amazi ngiye kunywa ariko ngiye gusubirayo iki kibazo gifite bi ngira ngo ntavuga byinshi bi iravuga ngo igihe ubyutse ukajya koga wayimara kwihanaguza isumi ukahita ku gitanda ifite amazi kandi umuntu akiryamye banibagiwe takwibagirwa kurimo aya ni amakosa ni umwanda mubi cyane mubi navuze mba nibagiwe ndabyanga pe hinduka sawa ndacemeye nzahinduka next reka mvuge dusigaje bingaho ubundi kimwe mvuga ibikurimo kamvuga ibindi bibiri nangako kandi nkabyanga cyane kababu kamatwi cyangwa amajigo uri kumva kandi ndakwiyamye muri ibyo nico ndacanga siba nawe ndakwita kashosho kashosho kababa ni sowanyu uri kumva nangako mutoni rero aje kuri farumasi aje ku kibanda aje mu mujyi aje muri supermarket aje he abakeneye ngo muherekeze ahantu hose mutoni aba yumva namuherekeza kandi ndabyanga naguherekeza bimvuyemwo nabyitumye yego ariko apana wowe ngo buri hantu hose ngo ubifate ko ngomba kuguherekeza ni urukundo rwinshi kwanga sinaza nkubwira ngo nje nyuma nukuri hari igihe uba ushaka ngo mbe ako kababa mugani wawe ngende nareza umuduri n'umutwe inyuma yawe kandi umuduri urawufite ngahagarara turebe wabyumvise ko mbyanga ngaho ngiye gushaka bonse zoza nje nyuma aya umva kandi uba ufite ubwoba bw'iki bahunsa ntasoni nje nishaka umuntu uzuza imperekeza bigutwaye iki uba ufite ubwoba bamufite kubera ko se uhetse amadolari uba ufite amazahabu muri Kenya ntazagendera kuri zahabu uko abandi bose mwabagore mwe mwese mugira ababaherekeza baraje bakubwira babaherekeza ubwo ni ukuvuga ngo umugore uba uri mu nzira wenyine nta mugabo agira niba batazabisaba mumfashe mu ntoki niba batazabisaba ntabwo ari ingeso nkakwinginga nkakubwira ati shira wamerekeje wanza ako niba bikubangamiye ntari nzabireka ugenda umugabo wumva ari ready kuzamperekeza yandike muri comment nkagufata iki bikubangamiye nose ntugenda udaherekejwe ntugenda udaherekejwe sha nkagufata kuki se bikubabaje kandi ngiye kugushakira bounce urashaka bouncer azapfa kuza gusa ari umugabo Mutawara uramuzi azaba ari umugabo atari umugore ndagushakira Mutawara se ni umugore murefu ni umugabo tuvuze ushaka umugabo Mutawara uzi ko wakubita umugore gusa nkamubura naje nkeneye ubura ubundi amaninja ugiye kubita umugeri ntumenye aho agiye ngaho komeza dusoze yagiye ikindi kintu nanga ni kwibutse cyangwa byashize ntabwo byashize ikindi kintu nanga ni nanga chat zawe n'abagore mutera urwenya urwenya rw'abagore
muri chat spendi ngo n'abagome n'abagore kuri gutura kadusuka nawe dukuraho n'inkoni kuri gutura ngo wanga iki n'abagome simpangumva ubaye amatwi se shira ata kugifanya ngiye se ko ntigize gutyo abahe bagore none se ntawe uzoba giseka jari ngandi mu content creator ushobora no gukreatinga kuri WhatsApp none se aho nawe urazisha none se ntawe uzoba gikumburana umuco wo gukumburana mwarawuciye se tubimenye cyangwa no kumba mbishize mu Congereza tuburanye yankwiti mureke ntabyo mvuze oya nico kibazo gihani sawa chati reka mvuge oya ntuvuge kuri kubera iki ntumuvugeho kubera ko uzi ko bigoye niki kigoye niki kitagoye nta kigoye kirimo ico chati kibi no kuvuga amahomvu naho brage zo ndagukumbuye waramutse gute ko wanyanze ko tuburanye kabanye nubivugira imbere ya kamera umbwire ati ndakwiyanye iyamara baza banshomboroza sizapfa kwandika batashomboroza aho numbwira yamara kubara vyakomeye ngo bagara nibo baza bantereta mama we ufite aga profile keza nko kuba ndyamye nsinzire telefone yakwitaba ukazimaza ngo ninde waguhamagara nanjye rero kamite mvuga yabanze usubize aho ninde waguhamagara yewe telefone sindayireba sibyo ngo ninde waguhamagara no kutitaba mfite ibitotsi ngo itaba nditaba umuntu ndakeneye kwitaba umuntu uguhamagara turyamye no kutuza turyama dutinze qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe mu gitondo ngitaba no ise gito wagiye witaba mugihe nta mudo mfite yo kwitaba mfite ibitotsi jewe kubera iki nzansinzira ngasanga wicaye kuri telefone yaje kuri kwediting Pesa Mshwari Instagram, TikTok, Facebook niki kibazo kihaba nizo chat bukeneye kureba kubera iki content bayaryoshe impamvu mba ndi kwireba kimwe nuko iwe ndiyange bayazimye ngakoresha yawe hari igihe umuntu uyikoresha iki sindagusanga kuri YouTube usanga muri TikTok no muri Instagram no muri WhatsApp naho muri WhatsApp imihanda birimo niye abo bagore ibo si imihanda ariko kugira bikenge sanga umugore wanyereye nabi kamumena guys rero nuzazubona ndi kuri online ninjoro uzugenda gake ari guzisanishwa bwahaye bakaguhambiriza urumva undi umuntu ukandikira saa 8 z'ijoro saa 9 aba yarayakubota hari umuntu azarota undi hari igihe utarota umugabo utaruwe ayiwe wowe ukontorora inzozi ukontorora inzozi konza ndota ndi umusirikare mpandwana mu ndege none inzozi nazo namara nkicura bagiye nko kundasa bapimye kompura namanitse amaboko meze ngo nta munsi uricura gusanga namanitse bagati sorry ikindi kintu nanga bundi byabaye byinshi sana ikindi kintu nanga urumva se ko kigiye kugenda nsuzanya mu nzira oya cyane kivuzeho babicitseho ikindi kintu babicitse ntibakindamutsa babinamu bacitse ku ngeso narabakubuye binamuwe muze mu ndamutsa nukuri binamuwe ariko narabacanuye banga kumva bumvirije reka dusoreze hano mani ikiganiro ikindi kintu nanga reka dusoreze hano uraza ngoja si wowe ubireba
ni wowe none ndeke ugeze aho unsebya ngo ni ikihe utagihari. no ngoja Binamuwe. Binamuwe. Gomeza useke gutyo ni we next. Mureke mbabwire ikintu nanibagiwe turekane n'ibyo bibazo byacu sibyo. Urambwira yaravuze ngo iyi mihanda yaranyereye ngo twese tuzaza tunyerera naho furaha. Ndamanza nkabona video yawe yasohotse. Binamuwe tuzoyisohora binamuwe uyigumane. Nukuri wabona nawe kuko ndi kubona ibintu byabaye season episode urumva yabisohotse umunsi uzanyerera zona ni Jacques wa danger umunsi uzanyerera manza akakubona kuri iyi mihanda tangira gute uzahita ukomeza njahe ugende njahe uko nugera aha nzokwishingurira. Binamuwe wumvise binamuwe ukurika Imana tuzotume bashingura ndacari muto nzokwishingurira ndacafite kurya maisha gushingura bazosanga nagushinguye mbega igisabo kiri kuri iyi mihanda. umva shani z'aba pasteri ziri musozi pasiteri yanjye w'umusani pasiteri kandi sha barakwiteze bande baragutegereje bande abo nazihaye se binamu wanjye uyu kandi nawe mbabarira byumve binatu uzi ko bazoshingura ubundi ga binamu mu Kinyamurengo bisigaye bivuga baby we tukavuga binamu guys reka dusoreze hano ibindi oya twasoje boro akantu ko kwibagirwa pagera uribagirwa ugakabya uzi imyaka mfite ariko kwingana ikindi ndaguhamagara ukanga kwitaba ariko nyaye munsi nta kwitabye abantu kenda kunkuramo umwuka ibyo nsimbikunda bifata nkaho niba ntitabye twavuze dusoze oya dukomeze wanze kwandika none uratangiye ngiye mpamvu ntanditse nuko nafite byinshi urumva ibintu byo kuvugana ngo ejo tuzajya kwibagirwa umara uko ajyamira mu gitondo ukambwira ngo ese tubiretse ngo ntandi byo nibukaga ngo kuri wari ufashije ibyo simbikunda man ariko uzi ibintu biba biri muri uyu mutwe ukuntu bingana uzi mfashe ibintu biri mfashe uyu mutwe mfashe uyu mutwe kawo gushiraho ti hotel intambwe zibiri utari kubita hasi kubera ibintu biri urimo era se ufite mutoya nyine ni muto ari kurimo ibintu byinshi mutoya urimo ibintu byinshi nkufashe kawo gushiraho kwa ntotera intambwe zibiri utari kubita hasi guys mukore kwibagirwa share murekane n'imitwe yabananiye asigaye abagore n'abagome yampenze nafite akunkubitira hakubuye binamuwe wibuka ibyo navuze kandi nyamara uzogerwaho bivugiya ako mututu ntabwo unyizera wa muntu uza bivugiya tunyizera kwizera umwana w'umuntu azamwizera ahubwo ni nkaho uzihamagaza bazizaniye nyabuna bazishira kuri media mbere kico nkorera umuntu uzi umuntu anyanga mene uzi kunyanga ese barabandi bazishize hanze bo no kuvuga ko batabakunda wowe kurazihamagaza kuragira ngo ababo niba zihari niba zizana mani turi kumwe tuzaba tuvuga ibiganiro byacu nakogokwa turabakunda ciao nta munsi ntakuntega iminsi ntakumvuma kizonamba nanje nkirambe mfite ururimi katinga bro imihanda wanze kuvaho katinga tayo nzovaho